Hello nshuti zanjye umeze mute Santos wanyu today mbazaniye inkuru cyane tugiye kwibanda muri Bibiliya aho tugiye gufata ibiri kuba muri iyi minsi ya none tubihuze n'ijambo ry'Imana noneho nyuma yaho mbereke ibiri kuba hakurya inkota amasimbi ndetse n'ibyabaye kera. Uwiteka Imana, iyo mvuze Imana mujye mwumva Yehova n'abahamya turi kugendana. Allah abayisilamu turi kumwe. Hari ijambo ry'Imana rigeze gusoma muri Bibiliya. Ntawe njya nshobora gufata imirongo ariko banarabisoma. Imana yavuze ati ndi Imana ifuha. Ndi Imana ifuha kandi nzahora abuzukuru n'abuzukuza gukiranirwa kwa basekuru na basekuruza babo. Uti ndi Imana ifuha. Byagenze gute rero? Hari inkuru mu rukoni ibintu byinshi ku mbuga nkoranyambaga ngo muri Amerika hahiye, nibyo hahiye. Ntabwo rwose ari inkuru z'ipapirano. Ugiye kuri za Spotify, ukajya kuri First Sport, ukajya kuri za Al Jazeera, ukajya hehe hose ku mateleviziyo yose za CNN hose pe bari kwereka ukuntu muri Amerika ari gushya. Kugira ashara abantu byagenze gute nibyo mbazaniye kugira mbite mbihuza na Bibiliya ndetse nambihuze n'ijambo bivuga ngo ndi Imana ifuha. Umugore ukina komedi wo muri Amerika ajya akunda gukina ibintu by'amakomedi, niwe wari ufite ijambo aho muri Hollywood ni uruganda rutunganya amafilime, indirimbo, abasitari bakomeye babari bawutanga ibihembo bimaze imyaka hafi 80 bitangwa buri mwaka. Bari gutanga ibihembo by'abantu by'abactors cyangwa se by'abakinnyi bitwaye neza cyane, bari bakuze cyane nyine muri mwaka twadusoje. So MC rero yaragiye kuri abantu bagenda bari gushima bavuga ati ngiye Santos mbere na mbere ndashima Imana kabisa yaramfashije mbigeraho, bwa kabiri ndashimira ababyeyi kubwo kumpereza uburenganzira bwo gukora, bwa gatatu ndashimira manager wanjye, management ndetse n'abafana muri rusange. Abo bakinnyi bo bahembwe bo babigenje gute? Uwa mbere yahagurutse ewana, hello mumeze neza nanjye meze neza nta kibazo. So ndashimira manager wanjye kabisa yaramfashije, ndashimira inshuti zanjye, ndashimira n'abafana muri rusange, ndashimira Hollywood itegura ibi bihembo. Akagenda kicara. Undi mustar arahaguruka, hello meze ewana, ni show ikomeye turyoherwe tumeze neza nta kibazo. Mbere na mbere ndashimira abantu twakoranye ira filime, ndashimira abayikunze kabisa mwarahabaye, ndabashimira. Nawe aragenda aricara. Bose banyuraho. MC ahagurutse atanga avati uyu munsi tugiye kureba abantu bashimiwe cyane. Abashimiwe cyane turabonamo abantu bashimiwe, harimo ababyeyi, harimo Hollywood, harimo abastari bandi, harimo ba manager. Arangije arenzaho ijambo rivuga ngo ndaribasubiramo mu cyongereza abagira ubuntu bwo kumenya izo ndimi z'amahanga mwumvi. Uyu mustari yo cyase uyu master of ceremony yabigenje gute? Tuvuze MC master of ceremony yabigenje gute? Arahaguruka na mikoro ye abanza yasetsa n'umuntu uzi guteza cyane, arasetsa arangije avuga ati abashimiwe rero bahari beshi ariko ese ya Mana yanyu yo bimeze biti? Yabivuze muri amagambo, God created the universal, get zero mention. Ati Imana yaremye universal, tuvuze universal nyine ni simibumbera, ni ibintu nyine ni ibingibi nyine yaremye isi, remazira byose ni bya universal. Ngati Imana yaremye universal zero mention. Bishaka kuvuga Imana yaremye isi cyangwa Imana yabaremye cyangwa Imana ngo nta wayishimiye yabonye zero. Imana ho yari mu ijuru iravuga ati burya babwire ngo hari umugabo wundi yari umwami ukomeye. Uwo mugabo yari umwami kera, yagiye ajya kuri stage, kuri public, atumukunda kuba podium ewana, yigeranya n'Imana, avuga nk'Imana. Kandi nyine umuntu avuga kumva nyine wagira yariremye.
uzi cyamubereho araho ngaho hejuru mu ndusha Bibiliya. Imana yamukubise urushyi ako kanya yahise ahinduka inyo. Ejo bundi nawe rero California byagenze gute? Umugore akimara kuvuga ayo magambo yaragiye trendinga hose, abari baraho nyine bacure baraseka ewana. Bakora ibintu byinshi cyane nyine bavuga ati aha harashya nyine harashya. Uti ndi Imana ifuha, ndi Imana ifuha. Hashize amasaha atagera kuri 40 turakomeza. Ewana, umuriro waje ntago bamenye iyo uturutse. Urakongora, uratwika, uhera kuri Hollywood. Urayitwika neza, itafari rirashya. Muzi ko bihugu bikoresha amatafari akomeye nyine, ibihugu byatembere kubaka zira nyo kuzatwaye amamiliyari n'amamiliyaridi. Byose birashya hasi mu mazi. Amazu agenda arashya, ay'abastari yarashya, amamiliyaridi ya ewana. Umuriro kuwuzimya rero tuvuze Amerika niko ikomeye. Kumva ngo Amerika ananiwe kuzimya umuriro ni ibintu bitangaje. Amerika nicyo gihugu kiyoboye isi. Rero kumva ngo inkongi y'umuriro ngo yashingira inzirashya bajya kuyizimya birabananira, ngo n'indira irashya bifatiraho umudugudu wose urashya, akagari, umurenge, akarere birashya, kugeza n'isa tuvugana nje isaha ndimo mbabwira ibi bintu haracyashya. Iba niba vanyire ngo hahiye hano hahiye muri Amerika hahiye mushazami. Cyo ni Gifaransa mvuze yego. Ni banze ari Gifaransa. So hahiye nyine hahiye. Nuko twita twibuka Sodomu na Gomora yusomye ibyanditswe byera bivuga ko yari umugi ewana abantu bigenga nyine bafite freedom nko muri Amerika. Janumva muri Amerika ngo bafite freedom bakora icyo bashaka nyine ewana. Aho ejo bundi bari gutora amategeko ngo gukuramo inda, bashaka gukuramo inda ifite yenda no gukura, ibyo byose ni freedom yabo. Yesu Sodomu na Gomora nayo yari yarabaye nka ura mugi ntari muri California, aho umuntu akora ibyo ashaka ewana, kuryamana bahuje ibitsina, gukora nka biriya bintu nabonye mu Rwanda batangiye gukora by'abakobwa n'amahenikeni n'amaprimus, ibyo babyemerewe. Kurasana, gukora ibintu byose Sodomu na Gomora nabo nibyo byari bibayemo. Nuko Imana ibonye Sodomu na Gomora imeze gutya avuga ati ndakurimbura, ndabarimbura murambona, ahubwo ibintu murimo ntago mubizi. Umugaragu umwe wayo afata Imana kuko wabagiriye impuhwe. Imana yambwiye ati genda nimubusangamo abantu ati Imana nidusanga abantu batanu urabagirimo. Ati sidusanzemo baneho ntago wabagiriye impuhwe. Ati nta kibazo rwose. Ati sidusanzemo batatu ati nimubasanga ndabagirimo. Yaramanutse ngagera ku mwisho. Byagenze biti baragenda, Imana nyine bagenda abantu hoje intumwa zo gutata zigezeyo zisanga nyine niko bimeze, zihiga abakristo haburamo numwe. Imana avuga ati gusa wowe umwana wawe uriyo muzabyishakira nyine, nta mbasho usomabiriye nabo muzabishake mu bibone mu bimenye. Ati haje kurokokamo umuntu umwe, umuryango umwe. Uwo muryango nawe impamvu bagiriye impuhwe ni umuryango wakomokaga kuri Aburahamu, murabizi kundusha. So nawe ari gusohoka ari kwirukanka, umugore umwe ngo yarebye inyuma ahinduka umunyu w'ingezi. Murumva yari umuriro ukomeye cyane, Ibyo rero twabihuje na biriya kubera hakurya ewana, aho nabonye abo muri Palestine bakati Amerika mwarinangiye cyane, umugi w'ikibi, mwakoze ibi byinshi cyane, dore muraturimbuye, Gaza murayisenye, mugizute namwe nimumva icyo mwabona. Twari kuva kera mu bitubwira ngo turi ibyihebe turi biki. So none inshuti zanjye banyarwanda mujya muri Amerika, mujye njyewe uzi ko umuhaye visa y'ubuntu njye muri Amerika gra nta kwemera, ntajya gushaka yikiza gukora yikiza. So none Amerika yarimbutse, yaritagurutse, murabibona aho hejuru kuri video imeze fo. Kandi iteganya igihe cyasi uko bari kubipima bakabisanga, bari kubona ko umuriro utagiye guhagarara.
kabisa isi ya none ahantu iri kubatwara ntaho. Reka turebere hamwe rero ibintu bigera kuri bitatu tubihuze na hano muri Afrika iwacu, turebe niba biriho, turebe niba natwe hashobora kuzashya. Los Angeles hariya muri California ubutinganyi ewana bumeze fo, niho bwahereye, ni itegeko. Hani wacu ubutinganyi, hani wacu no butinganyi njya mbona naho nyine tuvugisha kuri nyine naho burahari, na hano ndi hirya yanjye hari abatinganyi. Ubutinganyi natwe hano wacu mu Rwanda nta kibazo, mukumva hashobora gushya. Ubutinganyi natwe nta kibazo, ntari pe bwimijwe imbere kabisa, narayibonye ngira ubwoba numva agenda karanyishe ewana, ndababara mbura icyo nkora. None se ikindi icyo ni icyambere, tugende hari hakurya n'ahantu naho hashobora gushya. Ubuhenebere, ubugegera, how can I say, sinzi ukuntu nabyo sinzi ukuntu nabivuga. Ugende kubitera isoni hano iwacu ho banze birusha no muri Amerika, kuko niba bageze aho bafata amavide, umukobwa agafata vide, umukobwa muzima wabyawe nyina ni umunyarwanda, ise ni umunyarwanda, sekuruza we na basekuru ni abanyarwanda bafite, ndetse yarangije no kwiga, yagiye no mutero wa mutoza umuco nyarwanda na za kirazira n'irangwa na mukobwa, agafata vide akarikorera ibyo mwabonye. Vide rimwera abantu b'abagabo n'abakomeye bose bari hejuru, I mean mbavuze nzabavumba. Akarikorera ibintu babira, urumva se yaranze akabirekura akabishyira kubikora ntaribi, uri mu nzu wenyine bite, kuko nyine uba wiherereye. Ariko ukemera ko babirekura bikaza hanze ku mugaragaro. Ubu ngubu numvise sikata ko ati Imana yanjye mfite umwana w'umukobwa, ubwo agiye gukora biriya bintu. Ladies and gentlemen, natwe hashya, kuko bino bibera hano nabone ibyo biberayo hano ni hahiye, natwe hashya. Ibyo si ibiti bibiri mbakubita ikindi kiziti cya gatatu cyatuma natwe hano hantu hashya. So Los Angeles hari hakurya muri California, ibintu byo kutubaha Imana, kumva ko Imana ari mwene wanyu, kumva ko wayivugira icyo ushaka cyose, birahaganje. Harya hano iwacu bimeze biti. Hari umungu nigeze kumva wari umutinganyi ngo umunsi umwe yarakijijwe, ngo none ejo nagiye kubona video ye mbona ari kuvuga ngo wapi bari kumfara, ngo nyine ngo urabona ngo wapi burya ngiyo Mana natwe hashya. So ko tugira amahirwe abanyarwanda tukavuga ururimi rumwe, ko nshobora kuvuga iyi video yanjye nkoze kiragenda ikagera ku isi yose, abanyarwanda n'abarundi mukayumva, ntareka ibyo bintu kabisa, ntareka ibyo bintu. Burya dutandukanye n'andi mahanga, kungo umuntu ashobora gukora video nk'ingi ikumvwa n'agace kamwe, ahandi 90% niwe uvuga ko nge 100% muri bose kubyumva. Mutange ibitekerezo. Mu Rwanda hashye ntihashye, cyangwa se tubihagurukire, ase babihagurukira gute? Kaye nanzu mfite singizashya. Ashaka yazashya. Ariko kabisa Imana nimujye mukora ibintu byose, ntimukine n'Imana. Burya Imana yivuze ibivuze, kandi bivuze ngo nzakugirira neza, bizakugira neza. Nanone bivuze ngo nzahatwika, bizahatwika. Ntabwo ndi umuhanuzi, sindi umupasiteri, niyo mpamvu mwagiye mwumva n'imirongo yo mu Bibiliya ndayizi nyine, kuko nagiye gusenga bakayisoma nkayumva, cyangwa se nanjye nyafite birangisoma nkabyumva ko ntabwo nafashe umutwe. Ariko ladies and gentlemen, ikibitera byose ni umurengwe. Abantu bamaze kurengwa, nta kindi kintu bakora. Ubwo nabara nabo bari bamaze guhaga, atinga Imana ibonye zero, Imana ibona zero. Ari baramaze guhaga, bafite amahoro n'umutekano, ari byose nta kundi. Kuko natwe hano iwacu dufite amahoro n'umutekano, nta kindi kintu wakora wanguriye wanyoye uretse gufata amavide. Kiba gisigaye simike. Ewa comment muzitere cyangwa se mubyihorere,
subscribe muyishyireho cyangwa mubyihorere nibibareba ariko nyine cyangwa mpfe kubishyiraho turebe ni ibyo bintu abandi bantu bari kuvuga. Shyiraho share, subscribe na comment ndetse ubwira kiri ku mutima wawe nta kundi. So ibiganiro byacu nakagaruka mbabwire ngo ndabakunda, erega ndabakunda, niyo mpamvu mba nakora akantu nk'aka abanyarwanda kugira nanjye bagezeho amakuru abadashoboye kujya kuri internet bajyaho rimwe na rimwe. None se nyine twabigenza gute kare si dutuye nyine tuyituremo, nupfa upfe ugende usiga abandi bazaze, nose babigenza gute nyine wewe tuharanire gukora icyaguteza imbere nta kindi. I love you too.